kubasuhuza mu izina ryiza ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe n'umushumba Pasteur Gatastrato, aho tugiye gukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, tuguciriye bugufi, turasenze ngo uvugane n'imitima yacu. Dusengeye umuntu wese Mana ugiye gukurikirana iri jambo ryawe, ubutumwa bwawe bwiza, kugira ngo tuze kurangiza hari icyo rikoze ku mutima we, ku bugingo bwe, ku buzima bwe. Mana, turifuza guhinduka, turifuza kuba icyo ushaka ko tuba, turifuza kugera ku cyatumye Yesu Kristo ajya ku musaraba ku bwacu. Tugisingire kitubere ubuzima. None Mana, ijambo ryawe tugiye kuganiraho rikore, rize ryuzuye imbaraga. Mana, rikore icyo waritumye gukora, risubire inyuma gutyo. Umuntu wese turi kumwe ahabwa umugisha wo kumva ijambo ryawe no gusubizwamo intege no kumenya igikwiriye mu bihe nk'ibi ngibi turimo. Urakoze Mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Nk'uko tumaze muri iyi minsi tuganiraho kuri iri jambo ngo igihe cyo kwiyegereza Imana, igihe cyo gusubira ku soko. N'ubu nibyo tugiye gukomeza, ariko cyane cyane turavuga ku ibanga ryo gusenga n'akamaro ko gusenga, dushishikariza umuntu wese utwumva ngo abitekerezeho, abigire intego ku bw'ubuzima bwe no ku bw'umugisha Imana yiteguye kumuha muri ibi bihe. Urakoze Data kuri iri jambo ryiza ryawe. Reka dusome nk'uko cyane cyane aho twasomye ubushize, n'ubu niho tugiye gusubiramo. Turahifashisha cyane muri Zaburi y'139. Iyi Zaburi uze kuyisoma witonze, uze kuyisubiramo ubwawe wenyine, ijambo ku rindi uritekerezaho. Ntituyisoma yose, ariko reka umve. Duhereye ku murongo wa 5 haravuga ngo, Mana ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe, kumenya bikomeye bityo ni igitangaza kinanira. Kuransumba simbasha kukugeraho, uko kumenya bimeze bityo simbasha kukugeraho. Ku murongo wa 13 ngo, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba, uburyo butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi mu bwinshi. Reka dusome nanone mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 15, turasoma umurongo umwe, umurongo wa 17. Luka 15 umurongo wa 17 ni inkuru ya wa mwana w'ikirara cyangwa umwana w'icyangazi. Ngo nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Bakoze Mana. Reka rero
dukurikirane buhoro buhoro twumva icyo amagambo ashaka kuvuga kandi tubagezaho icyo Imana iri idushyira ku mutima muri iyi minsi. Imana ishimwe cyane. Ubushize twaganiriye cyane dutanga urugero ku byapa, ibyapa by'umuhanda, ibyapa byo ku muhanda ku muntu uri mu rugendo, icyo bimaze, icyo bikora. Ibyapa bituma utekereza, wanatekereza ukibaza ibibazo byawe bwite, ibibazo bikureba, ibibazo personnel, ibibazo utasubizwa n'inshuti yawe, ibibazo ababyeyi bawe batakubonera igisubizo, ibibazo ibitabo cyangwa amashuri waciyemo bitakubonera ibisubizo. Igisubizo cy'icyo kibazo wibaza cyangwa wakwibaza kijyanye n'ubuzima bwawe uko umeze, uwagisubiza n'umwe gusa, ni Imana. Imana yakwiremeye, Imana ikuzi, Imana igukunda, Imana ikwitayeho, yo soko y'ubuzima bwawe. Muri Zaburi ya 24 umurongo wa mbere aravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, ngo n'abayibamo bose n'ab'Uwiteka. Rero ibyo bibazo by'ubuzima umuntu yakwibaza, nabivuzeho ubushize mvuga ngo umuntu wese utekereza muri iyi minsi yakwibaza ngo ndinde, mbayeho kubera iki, ndava he ndajya he, uwandemye ninde, ese uwo wandemye yampaye iminsi ingana iki muri ubu buzima? Nta handi twabona igisubizo keretse kuri uwo wakwiremeye. Imana ishimwe cyane. Rero ikanguhe urundi rugero tujya dukunda kuvuga, ngo hari umuntu wazamukaga umusozi, atangira kuzamuka akiri kure munsi yawo, ahura n'abantu bazi iby'uwo musozi banawuturiye. Arababwira ngo ndashaka kuzamuka ngere ku mpinga y'uriya musozi. Ngo baramureba baramubwira ngo aha waciye wayobye, inzira igenda ikagera ku mpinga y'uyu musozi, ngo ca hirya uturuke mu rindi banga ry'umusozi ku rundi ruhande, ngo abe ariho uzamukira. Kenshi ibijyanye n'ubuzima bwacu, ibijyanye n'ibyo bibazo bikomeye byo kugira ngo twimenye, tumenye abari bo, dusobanukirwe, tugire ubuzima busobanutse, rimwe na rimwe ntitubyibaza dushingiye ahakwiriye, ntitubyibaza dushingiye ahantu ha nyaho. Rimwe na rimwe usanga ubuzima bwacu bwubakiye ku mashuri twize, bwubakiye ku nshuti dufite, byubakiye ku muryango duturukamo, byubakiye ku gihugu tubamo. Ariko ubuzima nyabuzima, ubuzima nyabwo, kugira ngo umenye neza uko bumeze cyangwa umenye impinga y'ubuzima bwawe, ni ugutangirira ahandi, ni ugutangirira ku Mana. Aho handi ku rundi ruhande, aho handi ku rindi banga ry'umusozi, ni ku Mana, kuko Imana niyo yakuremye, Imana niyo ikuzi. Nk'uko twabisomye ngo nyiri urusoro mu nda ya mama warunzi, ngo uzi iminsi yanjye yo kubaho yose, ngo umunsi utarabaho n'umwe, umunsi utaratangira ko wari ubizi Imana. Nta wundi muntu n'umwe muri iyi si wabikubwira keretse Imana. Niyo mpamvu kuri uyu mugoroba turiho tuganira tugushishikariza kwitekerezaho, ariko ugatekereza ku Mana. Imana ishimwe cyane. Rero ku mpinga y'umusozi w'ubuzima bwawe nta wundi wahakugeza, ni Imana. Ibyo rero ubwo icyaha tugeze ni ikidukurura kidusubiza ku isoko y'ubuzima bwacu, ni ikidukurura kidusubiza ku Mana yakuremye. Uyu munyezaburi yavuze ngo Mana wandemye mu buryo butangaje, ngo iyo mbitekereje numva bindenze, ngo biransumba, birandusha, ngo kandi imigambi ufitiye ni iy'agaciro, biratangaje.
ibyo byose nta handi biri keretse nyine ku Mana. Uyu munyezaburi wayanditse umenya yari yatekereje kuri ibyo bibazo nanjye ndiho nkubwira ngo ubyibazeho, aba ari byo bisubizo yiha, asa n'usubiye ku Mana. Rero uburyo bumwe buriho bwo gusubira ku Mana, uburyo bumwe buriho bwongera bukaducomeka ku Mana, ni icyitwa gusenga. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku gusenga, ku pfundo rikomeye ryo gusenga. Hari uburyo bwinshi twasobanura gusenga, hari byinshi dushobora kuvuga ku bijyanye no gusenga, ibitabo n'ibitabo byaranditswe, ariko uyu munsi turavuga ku banga ryo gusenga, ku nkingi ikomeye mu gusenga, ku ipfundo rikomeye aho gusenga nyagusenga bikwiriye kubakira, kuri fondasiyo yabyo. Rero tuvuge ku gusenga dushaka kugira ikintu dusobanura, turashaka kugeza ku kintu bita imbaraga yo gusenga, imbaraga zo gusenga cyangwa imbaraga yo gusenga, aho ishingiye, aho yubakiye, aho ku Mana nyine nta yindi nzira, nta kundi wayigeraho, inzira ni gusenga. Ariko se ugenda ute? Ugenda witwa nde? Ugenda witeguye ute? Ugenda umutima wawe wamenye iki? Ugenda ubwenge bwawe bugeze he cyangwa butekereza kugeza hehe? Amasengesho rero akujyana kwa data, kwa papa, data ushobora byose, data waremye ijuru n'isi, data twasomye tuvuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Imana, ni iby'Uwiteka, ngo n'abayirimo bose nabe. Rero data wakuremye, data wagushyizeho. Uyu munyezaburi asa n'uwari wabigezeho, kuko avuga ngo naremwe uburyo buteye ubwoba, ngo nyiri urusoro mu nda ya mama warunze, umfitiye imigambi itangaje. Ibi byose tuvuga, iyo dusubiye hano muri iki gitabo cy'Imana kidufasha gusobanukirwa no kureba, reka turebe icyo Yesu ubwe yavuze ku gusenga. Nacyo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba, icyo Yesu yavuze ku gusenga, cyangwa ubwo Yesu yatwigishije gusenga. Yesu aravuga ngo musenge mutya, dusenge dutya. Mu gusenga kwacu tuvuge ngo data wa twese. Icyo kintu cya data wa twese ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cyangombwa cyane, ni urufatiro. Dukwiye kuba urufatiro rw'amasengesho yawe, ikwiye kuba inkingi wubakiraho kujya imbere y'Imana. Ni inkingi ikomeye, ni inkingi itanyeganyega, nishurirwa Yesu yaduhaye kugira ngo abe ari ryo tugenderaho, tubone gusenga nyakuri, kandi tubone kwisobanukirwa nyakuri, tubone kugira ubuzima ubwo Imana yaturemeye. Rero ni nkaho Yesu akubwira ati, nujya gusenga mbere na mbere umenye ko ugiye gusenga, ugiye kubwira ari so. Iyo Mana ni so. Ndagukangurira mu bitekerezo byawe gutekereza kuri relation hagati y'umwana na se, ku busabane, ku mibanire, ku mibereho iba hagati y'umwana na se. Imibanire yo hagati y'umwana na se ni umwihariko, ntabwo isanzwe n'imibanire cyangwa n'uburyo ubayeho n'abandi bantu bose. Aho rero Yesu avuga ati, nujya imbere y'Imana ugiye gusenga, umenye ko ugiye imbere ya so. Iso cyangwa Imana ntabwo ari kavantara. Iso, Imana, si umuntu w'ahandi, oya, ni so, ni papa, c'est pas un étranger. Uri umuhungu we, uri umukobwa we. Rero ntukwiye kubaho utavugana n'Imana, cyane cyane ko kuvugana n'Imana ari ukuganira na papa, ari ukuganira na so. Uwo so nkubwira,
iyo mana nkubwira cyangwa ubwo bwoko bw'uwo mupapa nkubwira ntabwo ari umupapa nk'usanzwe, ntabwo ari umupapa nk'uyu watubyaye muri iyi si. Ntabwo asaza, uwo so ntakena, uwo so ntarengwa n'ibihe ngo avuge ngo ibintu bigezweho we byaramutaye. Twebwe aho tugeze aha ngaha rimwe na rimwe iyo imyaka ibaye myinshi urareba ugasanga ibintu na bimwe ntukibisobanukirwa, ukabona isi irirukanka cyane, ukabona ikoranabuhanga rirakomeye cyane, ukabona abana bakiri bato imyaka 25, 10 n'ingahe bari mu bintu udashobora no gusobanukirwa. Twebwe nk'abapapa bo muri iyi si, twebwe nk'aba data bahangaha mu mubiri, ibintu bishobora kuturenga, dushobora kunanirwa, yewe n'ubuzima bugeraho bukarangira. Ariko uyu nkubwira Yesu akubwira ngo numujya imbere ujye umwita so mu kumusenga kwawe, ntasaza, ntarangira, ntakena, yuzuye imbaraga, ni so w'igitangaza. Imana ishimwe cyane. Rero gusenga ni iki? Gusenga ni ukujya kwa papa. Mu yandi magambo, gusenga ni ukujya kwa so, gusenga ni ukuganira na so, kandi so udasanzwe. Icyo kintu iyo wamaze kucyumva, iyo wamaze kugisobanukirwa, ni urufatiro rukomeye mu masengesho yawe. Rero icyo ni ikintu Yesu yatwigishije, agihindura inkingi y'amasengesho yacu, ngo tubimenye mbere na mbere, ngo nujya imbere y'Imana usenge utya, uvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru. Donc urumva Yesu ntabwo nk'uko abantu bamwe batubwira ahangaha muri iyi si batwigisha gusenga cyangwa ibitabo bimwe na bimwe dusoma n'iki, ntabwo Yesu akubwira ngo uzasenga iminsi ingana gutya, uzapfukame, uzasoma ibi, uzitwaze Bibiliya, uziyirize, uzagira ute. N'ibyo byose ashatse yabivuga, no kwiriza arabivuga, ariko akatangiriraho ni akantu k'ibanze ngo ugende mu mutima wawe hari icyo kintu cyubatsemo cy'isano ufitanye n'uwo ugiye kubwira. Imana ishimwe cyane. Uzi nko ko papa wawe hari ahantu akora hariya mu mujyi, afite biro, ukagenda ugiye kumureba. Niyo ugiye mu biro by'uwundi muntu ntabwo wifata cyo kimwe. Niba hari umuntu yenda ukorera mu biro biri Kacyiru, ukagenda hari icyo ugiye kumubwira, iyo uganira nawe mu biro ugiye kumushakaho, hari ukuntu witwara, hari ukuntu ugenda, hari ukuntu umeze. Ariko tuvuge papa wawe akora mu biro biri hariya mu mujyi, naho iyo ugiyeyo ugenda uvuga ngo ngiye kwa papa, ugenda mu mutima wawe hari ukundi kuntu umeze, ugenda usa nkaho ibyo ugiye gushaka wumva wabibonye, ikiriho ari ukubivuga gusa, kuko ububwira arindi, ububwira ni so. Ariko hariya handi birakomeye, ushobora kujyaho wikandagira, ushobora kujyaho bakakwangira nuko winjira, ushobora kujyaho bazuti ko atanzi se biragenda gute. Ariko iki nkubwira sinjye nkivuga, ni Yesu wakivuze muri iri jambo, yigisha intumwa ze ngo muzasenge, mujye musenga. Nibo bari bamusabye ngo twigishe gusenga. Ikintu yabigishije gikomeye kiruta gufata Bibiliya mu mutwe, kiruta kumenya, kugira ubumenyi butangaje bwa teoloji n'iki. Icyambere yababwiye ati muhishurirwe ko uwo mugiye kubwira ari papa. Mugende muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Urumva avuga ati ni nkaho wabimenye, uba warangije ibintu bikomeye cyane, uba wakuyeho imisozi myinshi cyane, uba wafunguye imiryango ibihumbi n'ibihumbi, iyo wamenye ko ugiye kureba, ugiye gusenga ari so. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari abantu bumva batelefone ati pasiteri udusengere, pasiteri dufite ikibazo iki n'iki. Yego njyewe ndabasengera, ariko nongera hwaka nkavuga nyamara kwa so inzira zirafunguwe. Imana yakuremye, Imana ikuzi, Imana yakwishyiriye muri iyi si,
ikwitayeho, ikuzi, ishobora kurusha njyewe pastor ibyo nayibwira. None ese wapfukamye ukabwira Imana yawe ko njyewe akazi kanjye atari ukwitambika hagati yawe n'Imana yawe, hagati yawe n'uwo papa, ahubwo akazi kanjye ari kuvana hariya nkakwerekeza kuri papa kugira ngo umenye papa, mwibonanire. Imana ishimwe cyane. Iyo mvuga papa nyine ni urugero, ni igicapo, nuko dufite ba data bo muri iyi si badukunda, cyangwa niyo banaduhemukira niba gita, ariko ibyo ari byo byose aba ari somo bamufitanye isano. Ariko uwo papa wundi, Imana ishimwe cyane, niwe rufatiro rwa byose, niwe waremye byose, niwe source ya byose, niwe byose biturukaho. Aha Yesu yarababwiye ati musubire ku soko, musubire aho muturuka, kuko papa wo mu isi naho ibintu bica. Uwakuremye, uwakuzanye, uwagushyize muri iyi si ni papa wo mu ijuru. Papa wo muri iyi si we naho yacishije kugira ngo ugere muri iyi si, ariko ntabwo uturuka kuri papa wo muri iyi si. Papa wo muri iyi si si uturukaho. Nyamara usanga kubera kutamenya, rimwe na rimwe aho twubakiye, papa ni umuntu ukomeye, papa ibi n'ibi, papa niwe mpanze amaso, papa niwe uzangirira ibi n'ibi. Yego arabikora, ariko hari aho atageze. Uwo rero wita papa, mu yandi magambo nakwipermeta kukubwira ngo uwo wita papa si we so, uwo ahubwo yabaye igikoresho kugira ngo akuzane muri iyi si, ahubwo hari so nyaso nyabuna. Niwe Bibiliya iriho ikubwira, niwe Yesu yavanye amaso yawe ku bindi byose ayashaka kuyashyira kuri uwo nguwo. Aravuga ngo nusenga uzavuge ngo data wa twese uri mu ijuru, papa. Imana ishimwe cyane. Rero gusenga kwawe ntibikwiye kubaho gusenga kuko byacitse, oya, gusenga kuko ibintu cyangwa wahuye n'ibibazo. Ntusenge ku bwa accident, ntusenge kuko wumva waburaniwe, oya, itoze gusenga kuko gusenga ni ukubaka ubusabane bwawe n'Imana. Ihangane uhinduke umuntu wo gusenga, ugire plan yo gusenga mu buzima bwawe, ugire uburyo wumva ko udakwiye kubaho utaganira na papa. Wagira ibibazo, utagira ibibazo, nta gihe papa aba atagukeneye. Rero Yesu ati haleluya, musenge gutya: data wa twese uri mu ijuru, papa uri mu ijuru. Imana ishimwe cyane, kuko iyo relation ndiho nkubwira, umbabarire nyisubiremo kenshi, iyo relation, ubwo busabane, iyo sano, iyo wayihishuriwe, iyo wayakiriye, iyo wayicakiye, amasengesho yawe cyangwa gushaka papa wawe, gusenga kujya imbere y'Imana birahinduka cyane, kuko ntibiriwe bishingiye ku mwanya wahamaze, ku buryo wavuze ibintu wabitondekanije, ku buryo wagiye wambaye, kuri position wafashe. Icyo kiri hejuru ya byose. Iyo wahishuriwe kububwira ari so, biri hejuru ya byose. Tangira rero wubake ubuzima bwawe muri ubo buryo, kandi ntarirarenga. N'uyu munsi watangira, n'ejo watangira, ukavuga uti ubu ngiye guhindura imirebere yanjye, ngiye guhindura imitekerereze yanjye. Ibyo ni nabyo twita guhindura imirebere n'imitekerereze, ugakora ukabaho ukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icy'Abongereza bita renewing the mind, to have a renewed mind. Imana ishimwe cyane, Bwana sifuye sana. Rero Yesu ati musenge gutya, usenge ngo data wa twese. Igituma Yesu avuga ngo usenge data wa twese, hari ukundi yenda umuntu yasenga. Ushobora kujya imbere y'Imana uvuga boss,
bose wanjye, uvuga sinzi wamwita amazina menshi, ariko data ni izina riri hejuru ya byose. Relation cyangwa ubusabane cyangwa isano uyifitanye n'umuntu kuko ari boss, ntabwo ari ihwanye n'isano waba ufitanye n'umuntu iyo ari so. Niyo mpamvu rero Imana ikubwira, Yesu Kristo ubwe akwibwirira ngo usenge ngo data wa twese. Ikindi kintu kijyanye naho hantu Yesu yerekana cyane, asurinya cyane, aca umurongo cyane kuri icyo kintu cyo gufata Imana nka data, tunabibona mu mugani Yesu yaciye ku mwana w'ikirara, ku mwana w'icyangazi. Ni handi twasomye hagati ku murongo wa 17, Luka 15 murongo wa 17, avuga ngo Yesu, inkuru murayizi singo ngo tuyisubiremo, ariko murabizi ko ari umwana wagiye afata ibyo se yamuhaye abijyana iyo kure, arabyonona birashira, akora ibyaha byinshi, arangije ajya kuba gushaka akazi, kuragira ingurube z'abandi, kurya akifuza n'iby'ingurube zirya, ntabibone, ntabigereho, inzara iramwica, amererwa nabi. Ariko kuko se ari se, ahubwo atari bose we, yaricaye, ni wa murongo nasomye ngo maze yisubiraho, yaratekereje ngo yisubiramo. Yenda uyu ni umugoroba cyangwa ni umunsi, ni iminsi yo gusubira ku Mana, aho Imana ikubwira ngo wisubiremo, utekereze neza. Maze ngo yisubiramo, aravuga ati nyamara kwa data, kwa papa hari ibiryo byinshi, abagaragu bararya bakanabisigaza, none njyewe mpfiriye ahangaha. Icyatumye ahaguruka akidesida gusubirayo ni uko guhishurirwa, ni uko gusobanukirwa iyo sano, iyo relation afitanye n'uwo mugabo witwa se. Iyaba bosi we ntabwo yari kujyayo. Iyaba bosi yari uvuga ati ningerayo ikintu bosi ari bunyake bwa mbere, arambwira nimbanze nishyure ibyo nonone, bose yajya mu mibare. Iyaba ari bosi ntabwo umwana yari gusubira iyo, ariko kubona yarahishuriwe, kubona yaritekereje, akitekerezaho, ariko agatekereza n'imuhira uko hameze, akibuka ko muri iyo nzu hari umugabo witwa se, witwa papa, byamuteye imbaraga zo guhaguruka, ariruka ajya kwa se. Iyaba bosi si uko byari kugenda. Iyaba bosi akamuhinguka imbere, bari kujya mu mibare, dore ibyo wononye, dore ibyo wishe, dore ibi n'ibi ugomba kubiriha. Ariko yamenye ko ari se. Iryo jambo Yesu yatubwiye, icyo kintu Yesu atwigisha, ni ikintu nyamukuru mu buzima bwacu. Ahandi Yesu akavuga ati musenge ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Imana ni umwami, kwa mwami byose bimera neza. Ngo ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bube. Iyo dusenze gutyo tuba dusenga ngo ibintu bimere neza. Iyo dusenze ngo ubwami bwawe buze, ahari ubwami bw'Imana, ahari ubushake bw'Imana, ibintu byose bijya ku murongo. Urumva iburyo Yesu yatwije gusenga ni uburyo bwuzuye, ni uburyo buruta ubundi bwose. Mbega icyo turiho turwana nacyo Imana yadushyize ku mutima, ni ukugira ngo usobanukirwe, ugire attitude, ugire uburyo, ugire uko umeze iyo ugiye aho hantu imbere y'Imana. Rero si ibindi wakoze, si ibyo wateguye wowe watunganije, si iki, oya, ahubwo ni ya Mana ikubereye papa, ni ya Mana ifite ubwami bwose, ngo ibyo yaremye byose, ngo Imana, ubwami bw'Imana
bugenga byose ibiri ku ijuru no mu isi. Ni ukuvuga rero iyo usenze ngo ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bube, ni ugusenga kugira ngo ibyo turimo bifate umurongo, bifate umusitari, bitunganye. Ni ukugira ngo tubone ibisubizo ku bibazo byacu tubamo uyu munsi. Ni ukugira ngo dusabe Imana ari we papa ushobora byose, atubonere igisubizo ku byo turimo. Imana ishimwe cyane. Ubwami bwe ni igisubizo ku bibazo byacu. Ubwami bwe butuma ibintu bitungana, bijya ku murongo. Rero ibyo byose Yesu atwigishamo mu buryo bwo gusenga, si ibyo gufata mu mutwe, si ibyo kuvuga neza, si ibyo gutondekanya mu rurimi rwiza, oya, ahubwo ni mu mutima. Umerewe ute? Uri imbere yandi, aho ngaho wagiye, uwo muvugana ninde? Uramuzi? Ni so, aragushaka. Yesu yaje muri iyi si, muri byinshi yakoze n'ibyinshi byamuzanye, kwari ukugira ngo aduhishurire, aguhishurire wowe nanjye ko Imana yaremye ijuru n'isi ari so, ari data, ari papa. Il est venu nous révéler le Père, Dieu comme le Père. Apana Imana iri iyo ngiyo, oya. Niyo mpamvu niyo dusobanurwa cyangwa Bibiliya iri isobanura iby'agakiza, bavuga ngo abamwemeye, abemeye Yesu Kristo, ngo yabahinduye kuba abana b'Imana. Uwo mugabo Imana yaremye ijuru n'isi, abamwemeye Imana yahise iba papa wabo. Uri muri abo rero, mu gusenga kwawe ugende gutyo. Imana ishimwe cyane. Uyu mwana w'ikirara wari warononye ibintu, iyo asubirayo ntahinguke mu maso ya se, abaturanyi bari kumutera amabuye, kuko imico y'aho ngaho kwari kuvuga ngo umuntu wononye, umuntu wishe, umuntu wadukojeje isoni, umuntu wishe ibyo byose byari aho ngaho akabipfusha ubusa, uwa mbere uzamubona azamutere, azatabaze, tumutera amabuye tumutsinda. Ariko se Bibiri hari hamwe bavuga za komantere zimwe na zimwe ngo se yahoraga ari ahantu hirengeye, yibaza niba umwana wataturuka hakurya hariya kuri uriya musozi cyangwa hariya mu kabande ngo amubone amutange abandi. Ariko umwana ageze imbere ya se nyine byari birangiye. Niyo mpamvu ahangaha Bibiri ikubwira ngo uko byagenda kose, ibyo waba warononye byose, ufite ubuhungiro. Nubwo hari abanzi bakuzungurutse, nubwo hari byinshi bitakwifuriza neza, nubwo hari ibyaguhitana hirya no hino bikuzungurutse, ariko ufite ubuhungiro. Ni hehe? Ni kwa papa, ni kwa data. Imana ishimwe cyane. Rero mu mutima wawe icyo kintu gitahane uyu munsi, kandi ntukireke gutyo. Ufata ingamba. Imana ishimwe cyane. Gituma ufata ingamba zo kwitekerezaho, zo kwisubiramo, zo kwibaza uriwe, no kwibaza Imana ikiri cyo, ko atari Imana iri aho gusa, ahubwo ari papa. Ujya imbere y'Imana nka papa. Imana so, Imana data. Ni ibanga ry'amasengesho yawe. Reka iryo ribe ibanga ry'amasengesho yawe. Yesu yaje kugira ngo hamwe n'ibindi byinshi yakoze, ariko harimo no kuduhishurira Imana nka data. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu avuga ngo nusenga usenge ngo data wa twese uri mu ijuru. Ibyo nubisobanukirwa, gusenga kwawe, kwegera Imana kwawe, gusubira ku Mana kwawe. Dore ko muri iyi minsi twavuze ngo iki ni igihe cyo kwiyegereza Imana. Si kwiyegereza Imana byo kujya ku Mana gusa. Genda wasobanukiwe, genda usobanukiye icyo kintu icyo ari cyo. Ntabwo, haleluya, haleluya. Rero uri umuhungu w'Imana, uri umukobwa w'Imana, uri umuhungu wisumba byose, uri umuhungu wishobora
byose, uri umukobwa w'Imana. Genda ku Mana. Uyu wo mu isi wo wita papa, yego mu mivugire n'iki byose niwe so, ariko so nyaso arahari mwene data. So nyaso nuwo wakuremye, nuwo wakuremye mu buryo butangaje, ukwitayeho mu buryo butangaje. Uyu so wundi wo muri iyi si, yabaho atabaho, yaba akiriho yaba atakiriho, uwo ni igikoresho Imana yakoresheje kugira ngo agicishemo wowe ubone ugaragara. Ariko so nyaso arahari, ntasaza, ntahinduka, aracyagukunda, aracyagushaka. Iki ni igihe cyo kwegera Imana. Rero ibi turiho ducamo nk'uko navuze ntangira, ni ibyapa, ni ibimenyetso, ni signposts zituma zitwegereza ngo ariko mwagiye kwa papa, mwagiye ku Mana, mwakwiyegereje Imana, wakwegereye Imana ukareba uko ibintu bimera. Ibyo twita signposts twabivuzeho ubushize, tuvuga ngo ibihe isi irimo muri iyi minsi, ibintu byinshi bidasobanutse, iki kiza cya coronavirus n'ibindi de calamité naturelle, ibyo byose reka tubifate nk'ibimenyetso byo ku muhanda, nk'ibimenyetso by'urugendo turimo muri iyi si, kuko hari aho tujya. Papa arahari, data arahari, ateze amaboko, ateze ugutwi, akanuye amaso ye, aragushaka. Umutima we urasabagira, avuga ngo wagarutse, wagarutse. Muri Yesaya 43:7 aravuga ngo nzanira umuntu wanjye niremeye, umuntu wese niremeye, ngwe azi. Namuremye kugira ngo ampe icyubahiro, namuremye kugira ngo dusabane, namuremye kugira ngo ahishurirwe yuko ari uwanjye. Munzanire, ngwese sinjye namuremye. Nuko Imana ivuga. Uwo rero si uwundi, ni wowe, ni njyewe. Iki ni igihe cyo kwegereza Imana, iki ni igihe cyo gushaka Imana mu buryo busobanutse. Imana iguhe umugisha. Reka turangize dusenga. Data wera, uko twatangiye tuvuga, ijambo ryawe risubira inyuma gutyo. Reka umuntu wese twakurikiranye muri iki kiganiro, muri ubu butumwa bwiza, muri iri jambo ryawe, Mana ahishurirwe mu buryo budasanzwe, ubuzima bwe buhinduke. Kuko Mana, Yesu Kristo yaje muri iyi si kugira ngo duhinduke. Ntabwo yaje kugira ngo tube mu migenzo, tumenye uburyo ibintu bikurikirana. Yaraje ngo duhinduke, tugire ubuzima busobanutse, ubuzima bushingiye ku Mana Data muri Yesu Kristo. Mana, ibyo nibyo nsengeye umuntu wese twabanye. Umugisha ubane natwe twese, umugisha ugenderere wowe wese twakurikiranye muri iri jambo. Mana, uko agupfukamira, uko ari bukwambaze, uko ari bugerageze no gushaka gusobanukirwa no guhishurirwa, umwuka wawe mugenderere. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.